niba ubyibuka neza umubyeyi wawe yitabye Imana ufite imyaka ingahe? mfite imyaka 4 n'igice. Imyaka 4 Ko n'igice. mvuka 97 yapfuye 2001. Yapfuye 2001. Yes. Yishwe Numva ni nahubwo igice cyari kitaraza. Yishwe n'uburozi cyangwa n'indwara isanzwe? Navutse arwaye kanseri amabere. Kanseri y'ibere yose. Ubwo niyo yamwishe, amabere yaraturitse. Ko n'ubundi mu kuvuka kwanjye niyo bundi bamuzi babizi bambwira ko ariyo yamwishe, kandi nanjye koko nubwo nari umwana ariko nanjye aho yababaraga narabaga mareba ku muhanda aho bita Mbarara. Nuwa ngo Mbarara ya Uganda, ariko akaba ariho nsa nkaho mvuka n'ubundi. Ariko nkaba narahavukiye, ariko nkaba mama wavuka inaha. Nuba ngo wari Mbarara ariko mama avuka inahangaha? Avuka i Musave. Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis, les amis de Simbi TV avec Commander 7 TV. Pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Je m'appelle Siméo et j'admire pour tout le monde qui s'abonne et qui partage notre vidéo à différentes locations. J'admire pour tout le monde qui apprécie notre activité à différentes locations. Ndabakunda cyane mbahoza ku mutima, nako bizahora nta mpamvu nimwe atuma ntabikora. Nk'ibisanzwe rero murabizi ko tuva gushyingira tugashyingura, tuva gusarura tugasahurwa, niko ubuzima bwubakitse. Je ntacyo nabikoraho. Icyakoze dukwiye kurangwa n'ubudahemuka, kwicisha bugufi no kuba inyangamugayo kugira ngo nibura ubuzima burushaho kuryoha. Abakuze cyangwa abasheshe akanguye nabo tubiteho kugira ngo nabo bazadutabare mu gihe runaka, igihe ibintu bizaba byanze. Muri iki kiganiro ntabwo ndi jyenyine kuko murabona ko imbere yanyu turi kumwe n'umuntu mukuru, cyangwa se n'umuntu muramumenyereye ku biganiro byacu, muramumenyereye ku mbuga nkoranyambaga zacu zose za buri munsi. Ndatangira mu ikaze, tuguhaye ikaze, utubwira amazina yawe, ama nickname yawe n'utuzina tw'utubyiniro nyine. Umwanya ni wawe. Nitwa Nshimiyimana Elia kuri ID Bumbogo Gasabo. Bumbogo Gasabo. Mwamenye hari nickname rya zina ryari yakabye? Nitwa Liwani Bodoro. Nk'umwana wakuriye ku muhanda. Akaba ari Liwani nyine mu byo akora byose, akaba Bodoro mu butagira ubwoba habe na rimwe. Abantu babyumvira ko ndi kumwe na Liwani. Niyo mpamvu ari Bodoro. Liwani bimeze gute? Biragenda gake. Nta kintu kimwe kirahinduka ku buzima kuva cyagiye twaza mu ngangi yawe, none uyu munsi biracyari kwa kundi? Agenda bigerageza gake gake. Iyo ubyutse amahoro uba ugomba kumva ntari, ugomba kwiha icyizere cy'uko n'ejo bundi ushobora kubyuka ukarunka, ukaba wabona n'ukubwira ati twagiye mu kazi. Wenda abantu baze kugenda bakurikirana ibiganiro byacu, cyangwa se banakurikirana amashusho atandukanye twagiye dukora mu biganiro byatambutse. Ariko wisanze ku muhanda gute? Yarisanze ku muhanda aho bita Mbarara. Nuwa ngo Mbarara ya Uganda, ariko akaba ariho nsa nkaho mvuka n'ubundi. Ariko nkaba narahavukiye, ariko nkaba mama wavuka inaha. Nuba ngo wari Mbarara ariko mama avuka inahangaha? Avuka i Musave. I Bumbogo nyine bwa Nkuzuzu. Bumbogo bwa Nkuzuzu ku bigabiro by'umwami Rwabugiri. Yego. Hanyuma se rero byabaye ngombwa ko mama apfa mushyinguye Mbarara, mbona sinabana n'umugabo we yari yarashatse, ko nakuze ndi umwana usa nk'utoroshye muri we habe na gato. Ufunze umutwe se za mvugo z'abiki gihe? Cyangwa kuba naravutse ndi umwana utayoberwa umubwiye nabi cyangwa murebe nabi. Nuba ngo aho ngaho kumbwira nabi, kundeba nabi, kuma icyuma ukanyereka ngo ndagitwara gutya ukakinegeka ukaba wakingabiye, ntabwo bimbera byiza. Ubwo byabaye ngombwa ko nikomereza ndabata njya kwibera Nyakivara, nkura niragirira nk'aho bita kuri Juru za Nyakivara aho ngaho. Nuba ngo wakuriye mu rwuri. Ndabyumva, ariko ikibazo nta kibazo cy'amatsiko. Ese wenda
niba ubyibuka neza umubyeyi wawe yitabye Imana ufite imyaka ingahe? mfite imyaka 4 n'igice. Imyaka ine Ko n'igice. mvuka 97 yapfuye 2001. Yapfuye 2001. Yes. Yishwe n'iki? Numva ni ahubwo igice cyari kitaraza. Yishwe n'uburozi cyangwa n'indwara isanzwe? Navutse arwaye kanseri amabere Kanseri y'ibere. yose. Ubwo niyo yamwishe, amabere yaraturitse. Ko n'ubundi mu kuvuka kwanjye niyo bundi bamuzi babizi bambwira ko ariyo yamwishe, kandi nanjye koko nubwo nari umwana ariko nanjye aho yababaraga narabaga mareba. None se uko biri kose urumva abagande bari bateye imbere, kuki uwo mugabo bashakanye cyangwa kuki atamujyanye kwa muganga? yaguye mu bitaro Kampala bikura, ahubwo niwe utari bubeho. Utari bubeho n'ubundi ntabwo aba ari bubeho. Kimwe nkanjye ubu icyo wakora cyose nari bupfe ntabwo icyo nawe. Ni agahinda. Ariko nyine ni no kwihangana. Reka twegere hirya mu gacucu, ndabona hano izuba ryadusatiye. Terura ku kantu twegere hirya. Hirya gutese ubwo. Subira inyuma. Reka twegere inyuma munsi y'igiti, turushaho kuganira neza, udusangiza inkuru z'ubuzima bwawe twisanzuye. Nushaka utera yego, dukomeze tuganirira ahangaha. Muri Uganda se imibereho uko wabibonaga, yaba umugabo wa papa wawe umugabo wa mama wawe, wabonaga babanye neza cyangwa hari ibitaragendaga neza mu by'ukuri? Babanye neza, babana neza igihe akiriho kubwe, kuko niba yarakunze mama ntago yakunze Bodoro. Ni ukuvuga ngo yakunze mama wawe, ahubwo sasa mama akimara gupfa nibwo nabonye imboni ya wa mupapa ko atariyo yahisemo, njye yari yarahisemo wagiye. Ni ukuvuga ngo mama amaze gupfa uwo mugabo namushyinguye uyu munsi, marara uwo munsi. Ni ukuvuga ngo wamara kumushyingura wahise ugenda? Naharaye umunsi umwe, bucya nerekera nigira aho bita za Nyakivara, nirajya kwiragirira inka aho ngaho. Wenda kuragira inka bita kuri juru. Kuragira inka turaza kubiganiraho. Abaturanyi se bo cyangwa se umuryango wanyu wo ntago anyway, uko biri kose uwo mugabo yari afite umuryango? Afite umuryango, ariko urumva uwo muryango ntago ari umuryango wanjye, kubera ko niba se byarigeze kuzamurira ari Abanyakivara cyari abo Bambarara, hose nahacaga ni nk'uko nave naha nkajya guhigira icyarwa i Butare cyangwa nkajya za Nyaruguru i Kibeho. Urumva wabona inshuti ntiwabona umuryango, kubera ko ntabwo ari amaraso naturere. Ndabyumva pe, ndabyumva. Ni ubuzima butandukanye, ni ubuzima mu by'ukuri, ni imibereho itandukanye nyine wagiye unyuramo. Ariko ndibaza ni se muri ubwo buzima bwose ntabwo mama wawe cyangwa se wenda na papa wawe, reka banze nkoze mama wawe, mama ntabwo yigeze akubwira ko wenda mu Rwanda mushobora kuba muhafite umuryango wakagombye kuba uri kukwitaho ibintu nk'ibyo? Nari nkiri umwana, ntabwo nari nakageze aho yakagize icyo ambwira. Nta na rimwe se? Ntabwo yabaga yabimbwira, kubera ko ari nkawe wabwira umuntu ubona utari bwumve ikintu umubwiye ngo amenye ngo ni iki. Se mu by'ukuri mu myaka 4 ntabwo wari wakamenya ngo gukubitiwe iki ni ikibazo. Noneho wenda reka ndashaka ko tuganira, wisanze mu Rwanda gute mu by'ukuri? Naje mu Rwanda nk'uko nidepurasa, nkava nk'aha nkajya nka Nyabugogo, nkahaba nkava nka Nyabugogo nkajya nko ku Ruyenzi, nkava nko ku Ruyenzi. Ariko mu rugo indabo zirahari? Nta kibazo, yego. Wenda ndabyumva, imibereho, ubuzima ni ukwidepurasa. Niba naravuye Barara nkisukuma nkagera ya Nyakivara, Abanyakivara nkazasubira inyuma, none ariko nkahahita simabe. None se
ndabyumva iyo wenda mba ahantu mwigira imbere gato nkigira imbere gato nkigira imbere gato nshiduka nararenze imipaka mpaka ngeze ku iwacu mupaka mu okay, rugo. ngaho mbwira rero ku mupaka wahambutse gute uko biri kose nta munyarwanda wemeye kwinjira mu gihugu adafite ibyangombwa, nta byangombwa wari ufite, nta cyangombwa kikwemera kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda wari ufite, winjiye mu gihugu gute kandi Njye nari umwana imyaka 7 ntabwo aba akwiye indangamuntu, nari mfite imyaka 7. ntabwo aho ngaho aho mama yari yarashatse bagukurikiranye? reka ntabwo bankurikiranye, ariko se ntabwo bari kunkurikirana ko sinari uwabo. Niba mama yari yanshakanye yagerayo nawe ubuzima bukamuberaho uko bwishakiye, ntabwo rero sinari uwabo ngabo, niwe bari bahisemo sinjye. Rero nanjye nk'umuhungu naturebye kure ndavuga ati aha n'ubundi nahaba nta byishimo nzagira, ahubwo byaruta nkigira ahandi. nese uri kuza mu Rwanda wumvaga usanze nde? Niba mama yari amaze kugwa Uganda yishwe na kanseri sibyo, mu Rwanda wumvaga nyine uri kuza usanga nde mu by'ukuri? uri mu Rwanda kugira nzahagere ni ubuzima. nyine wowe uri niba ejo ubaye hano ejo ukaba hariya hirya ejo bundi ukaba hariya, kuba ku isi si ukuvuga ngo ni uko ubana n'umuryango cyangwa ugira ababyeyi. reka icya mbere ni ukubaha aho uzajya hose. niba ugeze mu rugo ugomba kubabera umwana, bakubera umubyeyi bikaba byiza, waribacishamo ukagenda udasezeye, ibintu n'ibideo ukagenda udasezeye kubera ko wari bacishijemo nyine wabonye ko mutahuza. urumva ari ubuzima butoroshye, ndetse no kubisobanura rimwe na rimwe bijya bigorana, uburyo waturutse Uganda ukaza gutyo na gutyo n'ibindi. ariko nyine napfayo narinze njye nta hantu na hamwe nsimbutse, nta mudugudu nasimbutse cyangwa akagari. byagutwaye nk'igihe kingana iki kuva muri Uganda kugera mu Rwanda? byantwaye imyaka 7. imyaka 7 yose? aho wangu aho wageraga naje mfite 7 ngere nawe mfite imyaka 15. ni ukwihangana nyine mu buzima bibaho, ariko ntabwo uri wenyine, wenda n'abantu bajya bakuba hafi. Mu buzima busanzwe ukora iki rero sasa? nkora akazi kose mbonye, njye sijya ntoranya akazi. Naba nabona akazi k'ikiyede nkatumika, nubura kuba umuntu yambwira ati ngwino nkorera amasuka aha, aba nagakora. nshobora kuba yambwira ati nkeneye nsigira akarange, nabwo nkiyaminiya, nzatinda nzabimenya. wenda n'ahantu twabonye wenda mu biganiro byatambutse, kubera icyo abo bantu baguha akazi bataguha naho kurara cyangwa se anyway simbizi, ese baba bazi ko uba ku gasozi abantu bagukoresha, baba bazi ko uba ku gasozi, baba bazi ko utagera aho urambika umusaya, cyangwa bapfa kugukoresha gutyo gusa? sinabarenganya kuko nanjye ngomba kubishyiramo ubushake. umugabo arimenya. sinabarenganya ko niba bankubise jobu nshaka nabaganiriza cyangwa n'abihorera. icya mbere ni uko mba ndi bubabwire ngo nashoje, bakabyumva.